Perezida Trump namubwiraga nti nubwo Kagame yemeye ko u Rwanda rusinyanye amasezerano na Congo ariko buri gihe mujye mumucungira hafi. Kagame ni umuntu usinya n'ukuboko kumwe ariko ukundi kwa kabiri gufite inkota no mu mutwe huzuye ubugambanyi. Namubwiye ibyarusha uko byagenze, uko byarusha kuko urabizi twasinyanye amasezerano n'ubutegetsi bwari icyo gihe bwa Perezida Habyarimana, ariko mu kwezi kwa kane umwaka ukurikiye muri 1994 ntabwo byabujije Kagame kwica uwo basinyanye Habyarimana, bikanahitana na Perezida w'u Burundi nabo bari kumwe bose. Ari nabyo byabyaye imbarutso ya jenoside yibasiye abatutsi, ariko itanasize abahutu bapfuye muri icyo gihe nabo Kagame yakurikiranye muri Congo akabicirayo mu byo twebwe twita jenoside yahitanye abahutu. Maze imyaka 20 nanone 10 n'ingahe ndi muri diplomasi noneho yo guhangana n'ubutegetsi bubi bw'agatsiko ka Kagame ka FPR ko nahozemo. Ibyo Kagame atekereza kandi bitari bishya byo nzi ngikorana nawe yahoraga navuga, ariko noneho ubu ngubu biri mu bikorwa. Cyane ntabwo ari ukuvuga ngo ajye guhindura ubutegetsi Kinshasa, ariko no gufata uriya mwanya wo muri Kivu amajyaruguru amajyepfo ngo bakabuhinduramo Repubulika ya Kivu. Uko bazayita ntabwo mbizi, ariko ibyo babiganire kandi ayo makuru nyafitiye gihamya. Nongeye ngisubiremo, ntabwo ikibazo cyo muri Congo, ubushotozi bwa Kagame muri Congo, gusahura muri Congo, intambara muri Congo ntibizarangira Kagame akiri ku butegetsi mu Rwanda. N'aba banyamahanga turabibibutsa buri gihe. Ariko mbanze ngo nsetse n'abatwumva, hari umuntu mwene wacu banza narigeze no kubivuga kuri radio, yigeze kunseka ariko avuga ngo nkunda kwandika cyane, ngo amaherezo nzahinduka nka Rukeba. Ngira ngo Rukeba uramuzi, bajya baba ko ahora agenda n'isakoshi irimo amabaruwa. nanjye ndayifite. Ariko muri make icyo muri diplomasi burya ni akazi katoroshye cyane, kuko ni akazi kabamo kubiba ugategereza. Ni nk'umuhinzi mworozi uba afite amagi agatekereza ko azavamo inkoko nazo zikazabyara izindi nkoko, cyangwa se wateye imbuto z'uburo agatekereza ko amaherezo azasarura. Na diplomasi rero ni ako kazi karakomeye cyane, kuko ugomba guhozaho, ni nko kwigisha, cyane iyo wigisha rero abantu badafite aho bahuriye n'ibibazo hafi nk'ukuntu twebwe Abanyarwanda bitubaho, biba bigoye. Ugomba guhozaho rero, guhora ubabwira. Muri urebye muri make ayo mabaruwa uko ari 3 abubwiye ikintu kimwe. Iyo ya mbere yo mu kwa gatandatu cyane icyo nabwiraga nyakubahwa perezida w'iki gihugu, Perezida Trump, namubwiraga nti nubwo Kagame yemeye ko u Rwanda rusinyanye amasezerano na Congo ariko buri gihe mujye mumucungira hafi. Ndetse kimwe mu byo nanditse mu kwezi kwa gatandatu namubwiraga nti Kagame ni umuntu usinya n'ukuboko kumwe ariko ukundi kwa kabiri gufite inkota no mu mutwe huzuye ubugambanyi. Namubwiye ibyarusha uko byagenze, uko byarusha kuko urabizi twasinyanye amasezerano n'ubutegetsi bwari icyo gihe bwa Perezida Habyarimana, ariko mu kwezi kwa kane umwaka ukurikiye muri 1994 ntabwo byabujije Kagame kwica uwo basinyanye Habyarimana, bikanahitana na Perezida w'u Burundi nabo bari kumwe bose. Ari nabyo byabyaye imbarutso ya jenoside yibasiye abatutsi, ariko itanasize abahutu bapfuye muri icyo gihe nabo Kagame yakurikiranye muri Congo akabicirayo mu byo twebwe twita jenoside yahitanye abahutu. Ibyo rero nabimwibutsaga
nibuka ndetse rimwe mu bintu byo kera cyagiye muri Cold War, sinzi uko tubyita mu kinyarwanda, 6 Bell Cold War tuyita iki? intambara y'ubutita. Y'ubutita. Eh, Yes. eh, Perezida w'iki gihugu Reagan niwe wigeze kuvuga, kuko hari ibyo yari yasinyanye n'uwariho muri icyo gihugu cyitwaga USSR, rifite izina rirerire, buraza kurisubiramo. Yaravuze ati yego twasinye ndetse turanabyizeye, ariko akoresha amagambo ngo trust but verify, ubyizere ariko ugenzure neza. Ndetse natanga bimwe mu bintu byo, kuko iyo wasinyanye amasezerano impande ebyiri ubasaba yuko bubahiriza ibyo basinyiye, ariko haba hakwiriye no kubaho ikintu cyo kuvuga ngo uruhande rutazubahiriza ibyo rwasinyiye, dore ibyemezo tuzarufatira ni ibi ngibi. Ahanini n'ayo masezerano ni nacyo nabwiraga nyakubahwa Perezida Trump, yuko amasezerano atarimo icyo kintu cyo kuvuga ngo utazubahiriza ibyo yasinyiye dore ingaruka zizaba izi ngizi. Kagame rero iyo umuhaye akuho gato agacamo inzira nyabagendwa muri bya bindi amenyereye nyine, yuko asinyanya ukuboko kumwe, ukundi kwa kabiri gufite imbunda, gufite inkota, cyane cyane kuko mu mutwe we huzuye ubugambanyi. N'ibyo ngibyo byaba ari mu by'ukuri nibyo nabwiraga nyakubahwa Perezida Trump. Ariko y'ejo bundi w'itariki 10, kandi mfitiye gihamya, nuko Kagame yaganiriye n'abariya bitwa nyine abo muri uriya mutwe wa M23. Iyo urebye ibiba mu bice byo bigaruriye muri iki gihe cyose, ukareba ukuntu bashyizeho ubutegetsi, ukuntu biga uko bazajya batanga amapasiporo yabo n'ibyangombwa by'abantu bagenderaho, uko hagomba kubaho ubucamanza muri icyo gice, biyemeje yuko mu by'ukuri ikigenderwa cyane cyane, mbese ibyo batekereza, ibyo Kagame atekereza kandi bitari bishya byo nzi nkikorana nawe yahoraga navuga, ariko noneho ubu ngubu biri mu bikorwa. Ntabwo ari cyane cyane, ntabwo ari ukuvuga ngo ajye guhindura ubutegetsi i Kinshasa, ariko ni ugufata uriya mwanya wo muri Kivu, amajyaruguru, amajyepfo, ngo bakabuhinduramo Repubulika ya Kivu. Uko bazayita ntabwo mbizi, ariko ibyo babiganire kandi ayo makuru nyafitiye gihamya. Ibyo rero ni ibintu byo rimwe na rimwe abanyamahanga iyo baganira na Kagame, ntabwo baba bafutukiwe neza mbese icyo agamije, ariko mu by'ukuri urebye ni icyo ngicyo. Ariko nibamara no kuvuga ngo iyo Repubulika yo muri Kivu ngo barayibonye, ntabwo ariho ntibazahagarara aho ngaho, kuko n'ubu ngubu amakuru dufite nuko barimo mbese bashyugumbwa bashaka kugana za Karemi, ndetse ngo n'amaherezo ngo bakazafata na Katanga. Maze byanyibukije ejo bundi narebaga ifilm yerekana mbese akababaro k'abanyekongo baciyemo mu mateka yabo, uretse bya umwami Leopold cyangwa se uko byabagendekeye bakibona ubwigenge. Kagame yanyimukije uwitwa Combi, urabyibuka 6 ari wowe n'intange twari bato, Moise Combi. Yes, ukuntu abanyamahanga bakoresheje mbese Moise Combi gushyiraho Repubulika muri Katanga, kubera ko Katanga ifite mbese ubukungu nk'ubwo mbese muri Kivu bafite. Kagame akanyibutsa na Mobutu, kuko nta muntu wakoreshejwe n'abanyamahanga, cyane cyane aba bazungu bo mu Burayi na Amerika, mu kumwimika akamara imyaka 30 n'umusago. Uko yapfuye ngira ngo Kagame ntabwo ajya byibuka, n'ukuntu bamuzibukiriye ku munota wa nyuma. Ibyo rero si byo nanditse muri iyi nyandiko, ariko yo navuze ko mu by'ukuri mu gufata Uvira, Kagame aratekereza yuko
biriya byo yamaze imyaka myinshi ateganya yuko biri hafi ya Repubulika ya Kivu iri hafi mbese kubaho, uretse ko nta muntu uzi neza yuko ibyo bizamuhira. Ni ibyo ngibyo inyandiko zanjye n'izo ngizo nicyo zavugaga. Urabizi maze hafi ngira ngo ubu ngubu ngiye kuzuza imyaka 30 muri diplomasi. Natangiye diplomasi ya FPR, nkomeza na diplomasi turi muri leta y'u Rwanda, nkomeza diplomasi muri imyaka nako nujuje imyaka 20 mu buhunzi ahangaha, ariko igice cya mbere cy'imyaka 6 ibya politiki nari narabivuyemo, numvaga byaramvuye ku nzoka, nkwiriye kwicara nkakora ibindi nkibagirwa iby'u Rwanda, uretse ko umutimanama hari aho ugera ukagushinja uti se ugiye gutererana abanyarwanda, kandi mu byo wakoze wenda hari ibyabashoye mu bibazo. Nicyo cyangaruye muri 2010 ngira ngo urabyibuka, niho twongeye no guhurira 6BL. Yego. Ngiye kumara rero maze imyaka 20 nanone 10 n'ingahe ndi muri diplomasi, noneho yo guhangana n'ubutegetsi bubi bw'agatsiko ka Kagame, ka FPR ko nahozemo. Nta na rimwe nari numva amagambo akomeye ava muri iyi leta nk'ayo numvise kuri ambasaderi avugira muri Loni. Nta na rimwe nari nabyumva. Hari igihe bagiraga batya kwa kundi bavuga the parts on the wrist, mbese byo guhaho ariko bitari ugukangara, cyangwa se bavuga bati ni mwebwe bakaza leta, ahubwo muri aya magambo yavuzwe na ambasaderi yatungaga urutoki u Rwanda. Nicyo cya mbere yanavuze ko u Rwanda rurimo gushoza intambara mu karere. Yes, nicyo cya mbere cyo yavuze rwose, cyo numvise. Kandi ubona iyo urebye uko ibintu bimeze, intambara yo muri Kongo, uko Burundi buyirimo, n'ukuntu byagiye bigendera Kongo kuva muri 1994, intambara ya mbere ya Kongo uribuka bayijemo, intambara ya kabiri. Ibyo rero nibyo ngira ngo ambasaderi nicyo yanatangiriye ko u Rwanda rurimo rushoza intambara mu karere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ambasaderi yavuze nuko yavuze ko Kongo ifite uburenganzira bwo kurinda ubusugire bwayo ndetse no kuba bwahamagaza ibindi bihugu, ariko muri iyo ngiye yavuze ko kuba bwasaba u Burundi ko buza kwifasha muri uko kwirengera iyo ntambara nyine Kagame yashoje muri Kongo. Icyo ni icya kabiri yavuze, kandi wumva kiremereye cyane cyane ko urumva ibyo byo Kagame yigamba avuga ngo akandagiye ku gakanu k'u Burundi. U Burundi nabwo bugomba kuba bufite uko butekereza muri iki gihe, kandi sibwo bwonyine, kuko u Burundi ni igihugu gifitanye umubano mwiza, mbese uva mu mateka y'uburyo ubutegetsi buriho mu Burundi uko bwaje mu butegetsi, ko bwavanyeho agatsiko k'abatutsi kategekaga u Burundi, k'abasirikare b'abarundi bategekaga u Burundi imyaka myinshi. Urumva ko ibyo ngibyo u Burundi noneho ubundi bwazaga bufasha Kongo, ariko bushobora kujuza mu ntambara, noneho buvuga ko bugerageza kwirengera kuko bwatewe cyangwa se bushobora guterwa n'u Rwanda. Icyo ni icya kabiri cyo yavuze. Icya gatatu yashimangiye ni iki ngiki. Murabizi Kagame rimwe na rimwe uyoberwa ibyo ari buvuge. Rimwe na rimwe aravuga ati ntaho duhuriye na M23, ati ntabwo ari twe, ati n'abanyekongo bagerageza kurengera abatutsi bo muri Kongo. Ubundi akabyigamba ati nitwe turiyo, ndetse turiyo kubera ko turwanya na FDLR, ati kandi turamaze. Ntabwo ujya umenya aho Kagame ahagaze, ariko ambasaderi w'Abanyamerika yanabitinzeho, yerekana imibare avuga ko
u Rwanda rutanga intwaro, rutwanga ibikoresho, rushyigikira mu rwego rwa politiki na diplomasi. Avuga ko bafite uko imyitozo ya gisirikare aribo bayiha abo bantu ba M23, ariko anavuga no muri uku kwezi kugitangira kwa 12 ko bafite gihamya, kandi icyo gihamya baragifite. Niba byananyibukije muri 1998 twasubiye muri Congo, no ubwa mbere twateye Congo muri 1996, 1997, then 1998 mu ntambara ya kabiri. Njya hano muri State Department, Susan Rice wari ushinzwe ibya Afurika, diplomasi ya Afurika, ambwira ati Theo, ati muri Congo. Nkabihakana reka ntabwo turi muri Congo rwose. Ati rega dufite amaso maremare areba kure arenze n'ayo mwebwe mufite. Na ambasaderi rero yabwiye abamwumvaga muri kariya kanama gashinzwe umutekano muri Loni, ababwira ko hafi 7,000 by'abasirikare bari muri Congo, ko ndetse muri iriya ntambara yo gufata Uvira ko abasirikare n'ubundi ubusanzwe abasirikare ba RDF b'u Rwanda barwana hafi, baba bari hafi y'aba M23. Avuga ko no muri hariya Uvira bakoreshaga intwaro mbese ziriya za atirare mitrailleuses, niko muzita iki? Ntiyavuga ibitwaro binini na za drone n'iki byose byo bakoreshaga, ibyo koko ari byakoreshwaga n'abanyarwanda. Yes, ibyo yabisubiyemo. Icya kane cyo yavuze kandi kiremereye nacyo nuko yavuze ko MONUSCO ubu ngubu abasirikare b'u Rwanda na M23 barabagose. Nta nicyo mu by'ukuri, ni nkaho yavugaga, siko yabivuze, ariko ni nkaho ntacyo bamaze, kuko ingabo zingana kuriya kuba ziri ahantu kandi zitwara amafaranga menshi buri mwaka. Bamaze ngira ngo mu myaka 20 bamaze kurenza biliyoni 20 z'amadolari. Avuga ko mbese ari bo bakwiriye gucunga ayo masezerano, kureba ko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa, ariko badafite ubwinyagamburiro kandi badafite na manda ibemerera yuko mbese bakwiriye kureba ko buri ruhande rwubahiriza ibyo rwasinyiye. Avuga ko bo bashyigikiye yuko iyo manda ihinduka, kandi ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo MONUSCO ishobora gukora, ndetse yibutsa n'abantu yuko nk'ubu ngubu za Goma n'ahandi ngo u Rwanda rukoresha mbese ubushobozi rufite muri iki gihe ku by'itumanaho n'ibindi, gutuma mbese abo basirikare ba MONUSCO ntacyo bashobora gukora. Akoresha ijambo ngo we demand, ni nko kuvuga, iyo Amerika ivuze ngo we demand, ni nko kuvuga ngo turasaba. Ariko birenze gusaba, turasaba ariko bifite imbaraga. bifite imbaraga. Yes, bifite imbaraga. Turashaka ko, yes, turashaka ko ibyo ngibyo bihagarara, kandi ko bazashyigikira MONUSCO kugira ngo igahabwa n'iyo mandate kugira ngo ishobore gukora ibyo igomba gukora. Wanyibutsa ariko ndumva amagambo make ari ibyo ngibyo ibyo ambasaderi yavuze. Ikindi yavuze gikomeye ikindi gikomeye cyane yavuze nacyo numva twavuga ahangaha, yavuze ati tuzakoresha, ati dufite uburyo bwinshi tuzakoresha, ngo we will use all the available tools. Yes, ibishoboka byose tuzabikora kugira ngo ushaka kuburizamo ibintu cyangwa guteza ibibazo abibazwe. Bityo bikaba ariyo mpamvu tuvuga yuko Kagame mu by'ukuri ibintu harimo bishobora kumushyira mu mazi abiri. Ririya jambo uyu ambasaderi Waltz yavuze ni ijambo kuko rikomeye. Nanjye ni ubwa mbere numvise bakoresha amagambo akomeye nk'ariya. Ubundi bayakoresha ahantu ibintu biba byacitse. Nigeze kumva bavuga kuri Iran, numva bavuga kuri Korea ya ruguru,
nabwo hari igihe higeze gukoreshwa amagambo akomeye cyane, ariko ndibaza ko ubu ari nk'ubwa gatatu Amerika mu nama y'umutekano ikoresha amagambo aremereye nk'ariya inavuga igihugu cya nyirabayazana. ahubwo ikindi cyo nakongeraho, ubundi muri diplomasi y'u Rwanda y'imyaka kuva muri 1994 kubera ipfunwe abo banyamahanga cyane cyane abanyaburayi ndetse na Amerika, kubera ipfunwe bari bafite ko ntacyo bakoze mu gutuma jenoside itabaho, nta n'icyo bakoze kuyihagarika, ahubwo babonye bitangiye barirukanka batererana abanyarwanda. Iryo pfunwe rero ryatumye noneho nyuma, ariko kubera n'impamvu zabo bwite geopolitics, kuko bareba inyungu zabo n'inyungu bari bafite cyangwa banafite mu karere banafite, nuko ubu iyi myaka yose cyane cyane abanyamerika hamwe n'abongereza nibo bari bahagatiye, nibo bakinahagatiye. Kagame ntabwo baramutererana, ariko aho rimwe na rimwe twabigeze kubivuga mu kiganiro 6B, ntabwo wavuga ngo Kagame afite byinshi kurusha abamubanjirije bategekaga nka we, abo ba Saddam Hussein, abo ba Gaddafi, abo ba Mobutu n'abandi. Nakomeje gukurikirana amakuru nibuka nyine uko uwahoze ari perezida w'Ubufaransa Sarkozy bamufungiye kuko yagiye gusabiriza kwa Gaddafi, kandi byitwa ngo Gaddafi mbese ni umuntu w'umwanzi w'abo bazungu n'icyo, ariko bajyagayo kumusabiriza. Na Kagame n'ubu ngubu bafite amafaranga menshi ku buryo no muri ibyo bihangange hari abajya kumusabiriza. Ntabwo Mobutu wavuga ngo Kagame yakunzwe kurusha Mobutu wamubanjirije, cyangwa abo ngabo nahoze mvuga Bacombe. Ariko iyo urebye Kagame imyifatire ye, usanga mbese ataramenya aho ageze, cyane cyane mu myifatire ye n'iki gihugu Amerika. Abantu benshi rero muri ibyo bihugu cyane cyane abanyaburayi na Loni bahora bareba ku maso ya Amerika. Ahanini iyo wibuke 6B muri iriya mapping report igisohoka muri 2010, icyo gihe hari mu butegetsi bwa administration ya Obama, na Susan Rice niwe wari uhagarariye Amerika muri Loni. Wibuke ni Amerika hamwe n'Abongereza bafashije mu kuniga iyo mapping report, n'abandi bararuca bararumira. nibo bayinize, n'abandi bari bategereje kureba icyo Amerika ivuga. Amerika ibinize nyine, kandi banakoze na diplomasi yo kujya kubabwira bati mwe muretse ibi bintu tubyihorere, ibintu tube ubu rero aba banyaburayi ubundi ntacyo batinyukaga kuvuga, ariko ndahamya yuko muri iyi minsi ikurikira uzabikurikirane 6B uzarebe, ubu n'aba bantu bari bategereje kureba icyo Amerika iri buvuge, ubwo nabo baraza kugira icyo bavuga, kubera ko ubwo babonye bati ubwo Amerika noneho yahangaye Kagame ikamubwira, natwe noneho dushobora kumubwira. Ibi rero bifite ingaruka, niba ari ibintu bizagira uburambe ntabwo tubizi, ni ukubihanga amaso. Ambasaderi hari ikindi yavuze 6B ndakebutse, yakoresheje n'amagambo sinibuka neza amagambo yakoresheje. Yavuze ngo kubona u Rwanda rubuza MONUSCO gukora muri Kongo, gukora akazi ko ishinzwe muri Kongo, kandi ngo u Rwanda arirwo rukunze kuvuga kandi ruri muri ibi bintu mbese byo peacekeeping ibintu byo kugarura amahoro mu bihugu, kohereza abasirikare hirya no hino, abasirikare mu butumwa bugarura amahoro hirya no hino. Yakoresheje ijambo avuga nko kuvuga ngo ni agahomamunwa, kuko niba uri uvuga ngo woheza abasirikare muri ibyo bikorwa bya Loni byo kugarura amahoro hirya no hino, ariko akaba ariwo ufata iya mbere kubuza MONUSCO muri Kongo gukora, uze kongera uzashyiraho n'iryo jambo kugira ngo abantu baryiyumvire muri iki kiganiro cyacu, ariko yakoresheje ijambo
byo mu kinyarwanda narisimbuza ngo nagaho mu munwa. U Rwanda kuba rubuza MONUSCO gukora kandi rwitwa ngo nirwo rwohereza abasirikare hirya no hino, ntibyantangaza ko mu minsi iri imbere bashobora no kuzabuza u Rwanda kujya rwohereza abasirikare barwo, kandi n'ubundi ibyo twahoraga tubivuga. Wagarura ute amahoro hirya no hino ku isi, abaturage bawe mu Rwanda nta mahoro bafite, kandi uhungabanya amahoro y'abaturanyi bose? Icyo yakivuze. Cyane cyane reka mvuge ku kantu gatoya, nubwo atari akantu gatoya, cyane cyane mu bintu nk'ibi ngibi, hari igihe wibaza uti ubundi abanyafurika dukunze kuvuga ngo ibibazo, kuba twavuga ko ibibazo tubiterwa n'abadukoroneje, ibyo birasanzwe, ariko ubu ibihugu tumaze imyaka 60 n'umusago tubonye ubwigenge. Nta kintu mu by'ukuri mbona gikojeje isoni kubona muri ibi byose ijwi rya Afurika riri hehe, ko nta hantu tubona abanyafurika bavuga bavugira Kongo, bamagana ibikorwa bya Kagame, kugeza n'aho ari SADC inanirwa kugira icyo ikora, n'uriya muryango wacu wo mu burasirazuba, East African Community, unanirwa. Ariko n'ubu ngubu 6 ubu wavuga ngo abanyafurika bari he kuri iki kibazo? Ikindi dukunze kuvuga no muri ayo mabara dukunze kwandika, dukunze kwibutsa abantu yuko ibibazo byo muri Kongo nibyo koko bifite isano n'amateka ya Kongo, bifite ibibazo. Iyo ujya kubona nyine n'igihugu kigomba kwitabaza, kitabaza Loni, kikitabaza SADC, kitabaza East African Community, gishakisha no kuba kiba cyemera ko kidafite ingufu zihagije yo guhangana nyine n'umwanzi umeze nka Kagame. Ariko ibyo ari byo byose, icyo abantu bagomba kumenya nuko no muri ibyo bibazo byo Kongo yagiye igira kandi biva mu mateka, ubutegetsi bwa Tshisekedi nibwo bwa mbere bugerageje mbese guhangana n'ikibazo uko giteye, bitabica iruhande. Hari umuntu umaze kunyandikira ambaza ngo ese nyango yarahereye kuri ibyo ngibyo byo nanditse ejo bundi tariki 10 mvuga ko mbese Kagame afite uwo mupango ku zashakisha uburyo washyiraho iyo repubulika nk'iyabacombe muri Katanga, cyangwa se ibindi byo yashaka yayita repubulika ya Kivu n'ibindi. Ariko urumva ko ari byo Kagame afite mu mitekerereze ye. Nagira ngo musubizeho gatoya. Icya mbere, iyo urebye ibihugu bihoraho, abantu turaza tukazava ku isi tugasiga abandi. Ntabwo ibibazo dufite uyu munsi ari byo abana bacu bazaba bafite cyangwa abuzukuru bacu bazaba bafite. Kandi intege nke nk'ukuntu u Rwanda rwagize rutya rukagusha amazuru muri 1994, ntabwo biba bivuze ngo niko u Rwanda ruzahora. Na Kongo rero ntabwo ari uko nguko izahora. Kuko icya mbere, Kongo ni igihugu kinini, mu buso bwacyo banza kiruta u Rwanda hafi inshuro 90 banza ariko bavuga. Umubare w'abantu w'abaturage ni hafi inshuro 9 z'u Rwanda. Mu bintu by'intambara rero ntiwavuga ngo igihugu gifite miliyoni 14 ngo kizarwana indi myaka 70 ingahe, ngo kizatsinde Kongo ingana kuriya, ifite mbese n'ubukungu burenze bw'u Rwanda. Icya kabiri nuko Kagame akomeza ari isataburenge ibyo bihugu byo mu karere. Ahanini iyo urebye amateka ku isi hirya no hino, ibyo bintu byo kurya isataburenge yo kubuza amahoro no kudestabiliza ibihugu byo mu karere, amaherezo mbese bishobora gutuma ibyo bihugu bishyira hamwe kugira ngo bihangane n'icyo kibazo nyamukuru bifite. Icyo nacyo rimwe na rimwe Kagame ari
mama yajyaga avuga atarasaza, yajyaga atubwira ngo abantu baba bandiye ubwo ngo nk'umugore ucuza umugabo. Ntabwo nabyumvaga sense, ariko maze gukora nshobora kumva icyo yashaka kumenyesha. Na Kagame ni umuntu ushigukira. Undi mugani yajyaga avuga ngo inshigukira kumira yasize akanwa karangaye. Na Kagame nawe ni inshigukira kumira, ariko amaherezo bizasiga akanwa ke karangaye, kuko ashaka gufatira ibyo byose bishobora kuzatuma ibyo bihugu mu karere byishyira hamwe kugira ngo bihangane n'icyo kibazo cyo bifite, kwishyira hamwe mbese bakarwanya intambara na Kagame. Icya gatatu ni uko ibyo ngibyo atekereza ko yahindura imipaka y'u Rwanda na Kongo. Ibyo byo ntibizashoboka. Afurika ifite ibihugu 54. Kimwe mu bintu mbese byaranze Afurika y'imyaka yose kuva Afurika yabona ibyigenge, byose byaravugaga nibyo koko iyi mipaka twayihawe n'abagashakabuhake, ica hagati y'imiryango, ica hagati y'abantu bafitanye isano. Ntabwo ibyo byose bavuze ngo tuzemera imipaka yo twahawe n'abo bantu. Kuba Kagame rero yatekereza ngo azahindura imipaka ni nko ari ikirigita agaseka, ariko ntabwo ari ibintu bizashoboka. Icya kane, kuvuga ngo uzakoresha byaba M23 cyangwa se n'ibindi byo Kagame yagiye akoresha muri iyi myaka yashize, kuvuga ati nta basirikare dufite, ati nyamara ni bariya. Ibyo nabyo nta legitimasi biba bifite, kuko ntabwo bishingiye ku byifuzo by'abanyekongo. Amaherezo rero nabyo arakina umukino utazamworohera, kuko ntabwo bishoboka gukoresha proxies, mbese kwisha inyuma ya bene abo ngabo ugenda ukoresha ukavuga ngo nibo azashyirayo, ngo ubwo ni ukuvuga azashyirayo repubulika ikuriwe n'abanyamurenge, cyangwa se azashyiraho Kabila, cyangwa se azashyiraho Makenga. Abo bose nta n'uvuga, kuko abantu bose bazi ko ari Kagame uri muri icyo gice. Icya gatanu cyo navuga ni uko dukunze kuvuga, nongeye ngisubiremo, ntabwo ikibazo cyo muri Kongo, ubushotozi bwa Kagame muri Kongo, gusahura muri Kongo, intambara muri Kongo, ntibizarangira Kagame akiri ku butegetsi mu Rwanda. N'aba banyamahanga turabibibutsa buri gihe ngo murareba muri Kongo, ariko isoko y'ikibazo nyamukuru ni mu Rwanda, ntabwo ari muri Kongo. Icyo ngicyo rero nacyo bagomba kugisobanukirwa, bakamenya yuko Kagame agifite ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda, kandi agifite inyota yo gusahura. Mu byo asahura muri Kongo akaba ari byo akoresha mbese gupyinagaza abanyarwanda. Ibyo ngibyo utarebye isano hagati y'ibyo bintu uko ari bibiri, ntabwo ikibazo cyo muri Kongo gishobora kurangira. Icya gatandatu ni uko ahanini Kagame yubatswe n'imfashanyo avana muri abo bashakabuhake. Ku ruhande rumwe nk'ukuntu nabivuze, kuko bafite ipfunwe y'ibyo batakoze cyangwa se ibibi byo bakoze, ariko ibyo ngibyo ntabwo wavuga ngo bizahoraho. Uko asuzugura nk'ibi ngibi, avuga ati ndasuzugura Trump maze ndebe ikizaba. None se ko ejo bundi narebaga cyagiye ari muri Washington bavuga ngo bagiye kubera ibibazo byo bafite mu Rwanda ngo bazamuha miliyoni 220 ingahe mu myaka 5, ariko byari nko kumwagaza, ngo babyita incentives, ngo kubera ko yemeye gusinya amasezerano ngo dore ibyo tuzaguha bateke. Ariko Kagame azi yuko ibyo avana muri Kongo byose ibyo ngibyo byo bamuha inshuro zingahe, ariko bamutereranye amafaranga avana muri World Bank, ayavana muri IMF, ayavana mu Banyamerika, avana mu Bongereza, ibyo byose ntabwo Kagame azavana mu mufuka we ngo avuge ngo reka noneho njye gufasha ngo abana barwaye bwaki cyangwa bishwe n'inzara. Icya karindwi, ibyo avuga ngo ashingiye kuri ibyo ngibyo asahura muri Kongo. Umunsi babishatse, kandi urebye bishobora kuzaba ariyo ntuza ya kabiri izakurikiraho,
nyuma y'iri jambo uribuka ibyemezo byo bafatiye Kabarebe, amaherezo urabona ko na Kabarebe yabyinnye avamo, ntiwamenya niba byari bishingiye kuri ibyo ngibyo kugira ngo yerekeye abategetsi b'inahangaha ko ibyo bavuze bifite ishingiro, cyangwa se iby'abandi njya numva bavuga hanze aho ngaho kuri za interineti. Ariko icyangombwa ni uko Kagame amenya ko kuvuga ngo uzashingira ku byo wiba muri Kongo, abagufatiye ibyemezo ntabwo uzabona n'aho ubigurisha. ntabwo yabona aho abinyuza, nta n'ubwo yabona aho abigurisha. Ntiwabona uko bigurisha. Icya munani, izo ni ingero zerekana yuko mbese uyu mugambi wo kubaka repubulika muri Kivu uzamukwamana nta naho uzagera, ko bitazigera bishoboka. Icya munani ni ukuvuga ko tekereza uko Kagame dutangira ibi bintu bya opposition 6 mwebwe mubimazemo n'imyaka myinshi kundusha. Uribuka ko hari igihe Kagame yari ameze nk'umusitari hanze ahangaha. Nta muntu wagatekereje ko uyu munsi abanyamerika bamukingiye ikibaba iki gihe cyose, kuba ari bo bamubwira muri ariya magambo nk'ayo tumaze kumva muri iriya disikuru ya ambasaderi wabo muri Loni. Ni ukuvuga ko ibintu biriho guhinduka, ibintu birimo birahinduka, kuko ari i Buruseli muri za European Union ari n'ahandi. Ndahamya yuko noneho n'Abanyafurika bari babunze badashobora kugira icyo bavuga, kuko ubundi abakubitisha ko bya bindi ngo uhagarariwe n'ingwaravoma cyangwa n'uhagarariwe n'intare ngo aravoma. Ubundi Kagame yigize gihinza nyine ngo ni umuntu uhagarariwe n'Abanyamerika, uhagarariwe n'Abongereza, nta ushobora gukoma. Ubwo n'Abanyamerika wenda nk'ikivumvuri baraza kugira icyo bavuga ku bibazo byo Kagame arimo kubatera. Ndahamya yuko n'Abanyaburayi noneho bazagira icyo bashobora kuvuga. Icya cumi cyo navuga impamvu Kagame atazigera umugambi wo kubaka repubulika muri Kivu, repubulika ategeka muri Kivu nk'ibyo Bacombe bageragezaga gukora, nuko nta hantu na hamwe mu mateka y'isi ushobora gukandamiza ukica abantu b'ikindi gihugu ngo ibyo bintu bizarambe, kuko buri gihe uko Kagame akoze ibintu nk'ibi ngibi arushaho gutera umujinya Abanyekongo. Abanyekongo bazabirwanya, nibo bafite uburambe kuri icyo kibazo, kuko kurwanya ibyo bikorwa bibi bya Kagame, kuko Abanyarwanda Kagame ararwanisha icyo gisirikare cy'Abanyarwanda, abana b'Abanyarwanda bapfa amanywa n'ijoro. Ariko iyo ntambara yo muri Kongo ntabwo twebwe Abanyarwanda, ari abari hanze y'igihugu, abari no mu gihugu, ari abavandimwe b'abo bana bapfira muri Kongo, nta support ifite, ntabwo ishyigikiwe mu Rwanda, yewe ntishyigikiwe na leta. Biriya bintu ndabizi kuko nabaye muri izo ntambara za Kagame muri Kongo. Baba ba minisitiri, baba inteko, baba abacamanza, baba iki, nabo ubwo bashakisha, ubwo birirwa bari kuri internet bashakisha ibyo twavuze kugira ngo nabo bamenye amakuru y'izo ntambara zo Kagame ateze muri Kongo. Yego. Izo ibyo ni ingero 10 ntanze zerekana yuko iyo ntambara yo kwigarura igice cya Kongo ngo agashyiraho repubulika nayo azomeka kurwana agategeka akica akahonyora abo Banyekongo muri Kongo, n'uwo mugambi nawo uzamupfurana. kandi abantu babitega amaso, ntabwo turi abapfumu, muzabona ko amaherezo ya Kagame azaba mabi cyane, uretse ko bizatugarukira twebwe n'abana bacu n'abuzukuru bacu, kuko urwo rwango abiba mu karere, amaherezo 6 abana bawe, buzukuru banje, ab'Abanyarwanda bose nabo bakoma mu mashyi iyo avuga ibintu nka biriya, bazaba babibona, bizatugiraho ingaruka zikomeye cyane.